kamera za Jado Inganzo TV show, twongera kubashimira abakoze sabo bateye na comment, ni inkunga ikomeye cyane. Tutabatindiye rero ni rwa rugendo rwacu, ni ya content yacu, ni kwa kugenda tuganiriza abastari bagiye batandukanye n'abakizamuka muri sinema nyarwanda. Ni wa munyamakuru wanyu rero Igabe John, ni wa wundi ubazanira amakuru menshi agiye atandukanye. Uyu mwanya rero twatembereye ahantu bita Kagugu, niba ari Kagugu niba ari ntabwo mbizi neza. Rero tugiye kwakira umutumirwa wacu, ni umwana ukiri mutoya, ni umwana mwiza, ni umwana umeze neza, ni umwana ukizamuka, ni umwana ukunze ibyo arimo. Kadumu ikaze rero atwibwire kandi abwire n'abakurikiye Jado Inganzo TV show. Tuguhe ikaze kuri kamera za Jado Inganzo TV show. Murakoze. Izina ry'akazi cyangwa se izina nyina nitwa kenshi nitwa Deneri. Izina ya rero jayi kw'ishuri. Nitwa Deneri nicyo zina nyine nkunda gukoresha muri iki gihe. Mu buzima busanzwe naho nyine akenshi nkoresha Liliane cyangwa urugero rw'amazina, ariko amazina yanjye bwite umutoni wa Liliane. Urakoze cyane umutoni wa se Liliane. Abantu benshi baragukurikira cyane mu mpande zitandukanye kandi no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turabona rero uri umwana ukiri mutoya kandi umwana uzamuka kandi urimo no kugenda akorana n'abasitari bagiye batandukanye tuzi muri sinema nyarwanda benshi cyane nka Bijorya. Nawe arazwi cyane, ni umuntu umaze kubaka izina rikomeye. Byakujemo gute rero kugira ngo uze muri filime nyarwanda, uze gukina ube umukinnyi? Ese wabikuye he? Ese mu muryango wanyu harimo abantu bakoze uyu mwuga? Navuga ko ari umwuga kubera ko twumva ko utunze abantu benshi kandi mbona nabo ufitiye akamaro kanini benshi cyane, kuko nk'abantu tuzi umaze kugira akamaro gakomeye cyane cyane. Ntabwo warenza ingoyi. Kiramani ni umuntu umaze kubyubakamo izina kandi ufite ibikorwa bifatika abikuye muri sinema nyarwanda. Ese muri filime yanyu haba harimo umuntu nawe wabaye umukinnyi wa filime nyarwanda, yenda ukavuga ko ariho ubikomora? Byajemo bicaye bitekerezaho njyewe ubwanjye n'umusozi umusore yanjye ndareba ko muri iki gihe ntabwo akazi gakunda kuboneka cyane. Ndavuga kugira ngo neza kwicara mu rugo nta kintu cyo gukora, ngashaka ibintu nawe nkora hirya no hino ngerageza. Nkaba nkunda nyine filime nyarwanda, nkaba numva nyine nanjye ntajyamo nkabishobora nagerageza. Ubwo natangiye kuri filime zo ku Isunge TV, naramwegeye ndamuganiriza ariko ati filime kandi urimo tubakoreraho neza bisanzwe, nyine numva ko njye kureba ahantu basubira filime. Ubwo nyine nyimara kugerayo hari ukuntu bakugerageza nyine akakubwira ngo kina wenda umeze gutya. Naragerageje babona birakunze, babona bimeze neza, babona ntabwo wanakina n'izindi zigiye zikurikiye. Ntangira uko nguko buhoro buhoro kuri shooting nkajya ngenda, nkajya mbona n'ayandi masomo ku ruhande nyine byo gukorera. Nyine nawe yamfashije kuzamuka. Ntabwo nakuvuga ngo ni umuntu wo muri famiye n'imbaraga cyangwa se umumotivasiyo. Ni njyewe ubwanjye ugerageza gukora cyane, ugerageza nyine kugenda nshakira. Ubwo ngubwo naje kugera kuri Kamatoki TV. Kamatoki nawe turakorana, amuza n'undi nanone wo kuri Dene Gikomere, nawe turakorana tugakorana neza nyine bakabona ko nshoboye. Nanjye bikagenda bimpa icyizere, bigenda bimpa imbaraga, kuko hari igihe byageraga ngo bacika intege, ariko nyine kubera ko najyaga kumva ngo baramugaye ati shakira uyu munsi waza
nahakana ati oya urashoboye ikene cyangwa ariwo wayishobora nyine numva abantu icyizere ndavuga nti abantu bafite icyizere dushobora kubafungura buhoro buhoro bigenda biza ahangaha ngeze nyine ntabwo nabashimira ko nibo bantu bafasha ko kuba aka kanya nyine nakinga bakabona nyine ibintu bisa neza kuko nibo bantu basiga. urakoze cyane. none se dusubira inyuma ho gatoya, ni uwuhe buhamya watanga muri uru rugendo watangiye wenda nyuma yo kumenyekana utaramenyekana, ni ubuhe buhamya watanga wahuye nabwo kugira ngo ubashe kugera ahangaha ugeze? ubuhamya natanga urugero nyine nanjye natangiranye n'abakobwa benshi wenda abantu bazagenda bareba amashuri twatangiriye hari abana benshi tungana abenshi twari tukimara gusoza twatangiranye ariko abo bose aka kanya ntabwo tugikoma kuko bageze igihe bacika intege nyine bakazajya babona nta kivoma dutangiye niba nabyita ko ari umutima ukomeye cyangwa se ari uko nyine numva mbikunze cyangwa se numva ngomba kubishyiramo imbaraga kuko mfite abantu benshi biberaho nk'uko babivuze ba Seramani ba Mama Motivasiyo ba Misi ba Nyambo bari abantu bose ni abantu mfatiraho urugero rwiza rwo gukomera ngashikama bakageza ku mirimo yanjye. Njyewe naho abana bari hafi yanjye cyangwa se abantu bakizamuka hari igihe mu ntangiriro ubona nta cyerekezo cyangwa se ukareba ukabona nta hazaza uri kubona ariko nanjye ndi kwibwira muri rusange ko nta hantu ndagera ariko ikintu cya mbere bisaba imbaraga bisaba ubwitange bisaba gushikama bisaba umutima ukomeye nyine utoroshye ku buryo wabona n'akantu gatoya ukaba wacika intege ukumva nyine bivamo icyo nabwira nyine bakomeze bahangane nyine hari igihe bavuga ngo amahirwe y'umuntu ntabwo umenya igihe azazira nanjye twe dutegereje nyine aya mahirwe yacu niba nyine ari imbere nyine kuko tukazayasinzira. urakoze cyane. ndi umuntu ukunda kubaza ubyihanganire. yego dusubiye inyuma gatoya, hari ikintu abantu bakunze kuvuga kandi kiravugwa ahantu hose kandi ikintu cyavuzwe n'abantu benshi wenda kiba cyarabayeho, hari n'igihe wenda kiba nyine kitarabayeho wenda ari ukuharabika cyangwa wenda bakavuga nyine ibintu bitari byo. tugize amahirwe rero yo guhura nawe, uri umwana ukiri mutoya kandi umukobwa mwiza, umukobwa ufite icyerekezo, ejo bundi bazakwa bagashyingira, inzoga tukazinywa, abanywa fanta bakazinywa. ese ko bavuga ko umwana w'umukobwa muri sinema nyarwanda kugira ngo akine muri filime nyinshi cyangwa amenyekane ahantu henshi hagiye hatandukanye, abishyikaho ko hari ibitambo atanze. iki kintu nawe uracyumva kenshi na kenshi kandi wakuze unacyumva nkawe. tugize amahirwe yo kukubona urimo kandi umaze gukina ahantu henshi hatandukanye, ikintu kimeze gutyo wakivugaho iki? murakoze. ibyo ntabwo nemeranya n'abantu babivuga na mbere wenda nyine najyaga mbyumva ntugire n'umwanya wo kubitekerezaho cyangwa se igihe sinumve ko kuko ariko bigenda. wenda katubivuge tubyeruye, bavuga ko nyine abana b'abakobwa batanga ruswa y'amafaranga bakishyura, bavuga ko batanga ruswa y'igitsina, ngo nta muntu ngo nta mukobwa wabura kujya muri filime ari uko wenda ataryamanye na producer cyangwa ibintu nk'ibyo. ariko tugeze amahirwe yo guhura nawe, shaho umucyo kuri icyo kintu kandi umaze gukina ahantu henshi hagiye hatandukanye. ese icyo kintu wakivugaho iki? wenda kuri abo babivuga sinzi ngo byababayeho cyangwa se sinzi ukuntu byagenze, ariko ku rugendo rwanjye uko byagendekeye nta muntu utigeze guhurira muri iyo kesi. ahantu hose ngeze nyine bisaba gukora cyane ndetse buriya nanone uko wigaragaje mu bantu niko bagufata. hari ukuntu ugenda nyine ufite indangagaciro zawe zikuranga. nanone iyo ugiye wiyandaritse urabyumva neza
bagufata nanone bitandukanye n'uko bafata umuntu babona afite vision kandi nanone tumekereza ko umuntu mwaryamanye ibyo ni agaciro abakigura ni agaciro abakigura ikintu cya mbere nizeye ko nizeye imana yanjye nizeye ko ibyo nkora ari byo bizangeza kure nifuza kugera ibyo kuryamana n'abapolisi n'abantu ntabwo ndahura nabyo. Urakoze cyane. Ese ni iyihe ntumbero ufite muri kariyeri muri iyi myaka turimo kugenda tuganamo imbere? Ese nihe wumva wagera? Ese niki wasaba abakurikije Inganzo TV bagusapotingaho bagufashaho uri umwana ukiri muto ubikunze? Hari benshi baba badukurikiye bari hanze n'abandi bose bakurikira Inganzo TV, niki wabasaba, niki bagusapotinga? mbere na mbere ndabasaba nyine ko bashyigikira nifuza ko bazajya bakurikira filimi nyinshi nyinamo bagasharingana bagapostingana nyine bakohererezanya muri make. Nanone nifuza kugera kure nyine nanjye aho nkumva nyine nifuza kugera ahantu hari nk'abantu nyine ngenda mfatiraho urugero rwiza niyo ndebye ahantu urwego rwa ba nyambo abantu ntibarinda ni abantu nyine ni abakobwa ubona ko baharaniye kwigira nyine bagaharanira gukora cyane. nanjye rero muri uru rugendo rwanjye nzakora cyane nzakora uko nshoboye kandi yizeye ko wenda nyine ya migisha tujya tuvuga hari igihe nyine nzabyuka nsanga umugisha wanjye bikomanga kwizera kandi nyine nifuza nyine no kugera muri ariya masomo narenze abakiramari naho nyine mbarumva nyine sinibuka ko ariho hantu hambere nyine numva nzagira numva nyine ngeze ku ntumbero zanjye cyangwa se ngeze ku cyo nshaka, ariko nyine n'imana abakiramari nabo tukabasha gukorana azaba ari intambwe ikomeye izaba neza, ariko nyine nabyo ndabyizeye ko njye niha motivasiyo nyumva ndashoboye. Ese nk'ubu ngubu ugize amahirwe yo guhura na Kiramani, ni ikihe kintu wamubwira cya mbere na mbere cy'ibanze? namushimira cyane nk'umuntu wabaye intwari, kuko Kiramani yabaye intwari nyine nawe yararwanya ibishoboka kandi nakiri mwiza ndazikunda ko zimwe ku mabuki n'imwe zima mu motivasiyo n'imwe zima mu hazaza kugira ngo dukire umukinnyi nyine tuzamuka abakinnyi dukoresha bamfasha kuba nanjye namenye kwakitinga neza. nyine Kiramani nagiye namushimira cyane nyine aba ari amahirwe adasanzwe. Urakoze cyane nk'umuntu uri muri sinema nyarwanda mu kiganiro cyacu, ntiwagenda utadukoreye mu ngata abakurikiye kamera Inganzo TV, wenda shakamo nk'agasenyi gatoya wakina kugira ngo nyine banezerwe bishime barusheho no kuguma kugukurikira cyane aho urimo kugenda ukinira. ngiye kubakina rero ndi umukobwa wo mu rugo ariko ni none udashoboye urugero nyine wenda ndabyiteze nko gutunganya umukozi. Yego ni kwa mukobwa we aya masaha mbyukiye ni aha ngaho ukiri gukoroka. ikintu nakubwira muri uru rugo habeshejwe no gukora. niba udashoboye gukora uzatubwire tukubarira iyo ugejejemo witahe. uranyumva neza? umva genda hariya mu nzu hari inkweto natashye nambaye nijoro ugifata ugiye kuzimisera. urakoze cyane. ese nyuma yo gukina filime ese nta zindi mpano ufite? mbere numvaga mfite impano yo kuririmba rero nyuma ubu ngubu nyine ntabwo nishyura imbere ariko urayifite?
niko nyenge nyumva ko nyifite ariko nyine ntabwo nziza. wenda bitakugoye waturirimbiraho gato nk'indirimbo akundaga kuririmba. Yego. Nizeye ko wakora ibirenze ibyo wasaba, niyo mpamvu umutima wanjye udahangayitse. Nizeye ko wakora ibirenze ibyo wasaba, niyo mpamvu umutima wanjye udahangayitse. Urakoze cyane, turumva ufite impano yo kuririmba. Umuntu ukurikije Inganzo TV show, tugushimira wowe wafashe umwanya ukadukurikira, ugafata umwanya wawe ukamara umwanya wose ukurikiye kino ikiganiro, kandi ndabazanira n'abandi benshi bagiye batandukanye, ba star bagiye batandukanye. Uyu mwaka dufite akabiri kenshi, ni wa munyamakuru wanjye rero mwari kumwe nawe Igabe John, uzabagezaho byinshi bitandukanye. Niki wabwira mu magambo ya nyuma abadukurikiye Jado Inganzo TV? Murakoze cyane, nababwira mbanje gushimira abadukurikiye kino kiganiro. Namubwira ngo nagenda kuri telefoni y'ishuri, ndakurikira kuri Jeni Comedy, nagenda kurikira ku Isunge TV, ndetse no ku Isunge hose hari gutanga amakuru meza, ndetse wenda n'abantu dukoresha TikTok, nyuma gukora content ariko nyine ngenda gushyiraho uduce dukeya gusa mba nakira. Mwankurikira nitwa Kami. Twizere ko n'ubutaha tuzagutumira ukitaba. Murakoze rero abadukurikiye, naho ubutaha tubazanira abandi basitari batandukanye. Ciao ciao.